Twongeye kubasuhuza murakaza neza kuri Soma Top Box. Uru ni urubuga rubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame babiri mu bitabo biri top bwabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Uyu munsi tugiye kuganira ku gitabo kiza cyane. Ni igitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi. Ni igitabo cyafashije benshi bari abakene ntakizere cyo kubaho. Bahinduka abakire, bahinduka abatunzi bakomeye cyane. Iki gitabo cyitwa umukire wambere w'ibabiloni cyangwa The Richest Man in Babylon. Iki gitabo cyasohotse bwambere mu 1926 cyanditswe n'umugabo bita George S. Clason. Ni igitabo kimaze iminsi myinshi ku isi, ariko ubumenyi gihetse cyangwa ubumenyi bukirimo buracyafite agaciro n'ireme ku buryo na n'uyu munsi ubukurikije bwagufasha kugera ku butunzi. Amasomo ari muri iki gitabo na n'uyu munsi aracyafasha abantu kugera ku ntego zabo, arizo zo kuva mu bukene bakigira bakabaho neza. Niba wumvise neza izina ry'iki gitabo riravuga ngo umukire wa mbere w'ibabiloni. Ese aho ibabiloni ni hantu ki? Uyu munsi wa none iyo umuntu yumvise izina cyangwa ijambo babiloni yumva ikintu kibi kidafite agaciro cyangwa giciriritse, mbese ni ijambo ryahindutse nk'igitutsi. Abantu benshi bafata babiloni nk'ahantu hari habi cyane ndetse hatari hafite agaciro, kenshi bitewe n'inkuru bagenda basoma muri Bibiliya. Reka mbanze nkubwire amateka make kuri Babiloni. Babiloni wari umurwa w'igihangange wabayeho kera cyane, wari uherereye hamwe twita Iraq y'ubu. Wari umurwa ufite ubutunzi n'abakire benshi cyane. Bibutse ko abanyababiloni bari abahanga bahambaye bazwi cyane mu mibare ndetse n'ibyo bita economy cyangwa icungamutungo. Uburyo bwinshi dukoresha uyu munsi mu gucunga amafaranga, abanyababiloni nibo bantu ba mbere babutangije. Bari abahanga cyane. Babiloni wari umujyi ufite inkuta ndende ku buryo bitari byoroshye ko wazimeneramo cyangwa ngo uteze umutekano muke uturutse hanze. Mbese bwari ubwami bukomeye cyane. Iyo urebye ahantu Babiloni yari iherereye biragutangaza cyane, ukibaza uburyo bageze kuri ibyo byose, kandi bigaragara ko ari ahantu ko bitoroshye ko haba ikiremwa muntu. Hari ahantu h'ubutayu, ubutaka budahingwa, hadafite amazi ahagije, kuko bifashishaga ibyo bita irrigation cyangwa guca imigende y'amazi kugira ngo babashe guhinga. Ntibyabaga byoroshye. Ndagira ngo wibaze ni gute bageze kuri ibyo byose nyuma yo kuba bari batuye ahantu nk'aho hatari ubuzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubumenyi buri mu gitabo The Richest Man in Babylon cyangwa umukire wa mbere w'ibabiloni. Bivugwa ko ari bwo bakoresheje kugira ngo bagere ku butunzi n'ubukire bwinshi bari bafite. The Richest Man in Babylon ni igitabo cyanditswe mu buryo mbarankuru, gifite inkuru zigaruka ku mugabo witwa Arikade, ari nawe bivuga ko wari umukire wa mbere w'ibabiloni. Muri iki gitabo avuga amahame cyangwa amasomo yamufashije kugera ku butunzi bwe, ari nayo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Mbere yuko dutangira, ndagira ngo nkusabe ukore subscribe kuri Soma Top Box kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu tukimara kuzipostinga. Kola subscribe kandi ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video, kuko ndabizi ko hari icyo bakungukira muri aya masomo cyangwa amahame ari muri izi video, bityo bagahindura ubuzima bwabo nabo bagahinduka abakire. Hari ibintu by'ibanze ugomba kumenya mbere yuko dutangira iki gitabo. Niba ushaka gutunga amafaranga, icyambere ugomba kumenya uko amafaranga akora. Ikindi ukaba koko uyashaka, amafaranga ari prioritaire kuri wowe. Reka nanone nkubwire ko imikorere y'amafaranga uko yari iri kera na n'ubu niko ikiri. Icyasabwaga ngo uyabone mu minsi ya kera na n'ubu nicyo bisaba. Ugomba kumenya amafaranga n'imikorere yayo mbere yuko uyashaka. Reka dutangire. Ihame rya mbere riri muri iki gitabo riravuga ngo ku mafaranga wakoreye ugomba kubanza ukiyishyura. Ese ibi bishaka kuvuga iki? Muri iki gitabo handitse ngo igice cy'amafaranga wakoreye ni icyawe ngo ukigumane. Amafaranga wakoreye yose ntagomba gushira wishyura abandi bantu. Wishyura ibyo kurya, wishyura telefone, wishyura imisoro cyangwa n'ibindi bintu byinshi. Arikada hano aravuga ati nibura ku mafaranga wakoreye mbere yuko ugira icyo uyakoresha banza wihembe 10%, ubundi ukoreshe 90%. Aya mafaranga wihembye uyabika ahantu ku buryo udashobora kuyakoraho, uyareka gwire paka igihe gikwiye kigeze uyakoresha iby'umumaro. Aya si amafaranga yo kugura telefone nziza, televiziyo nziza cyangwa ibindi bintu byinshi byo kwishimisha. Bibutse ko amafaranga wihembye ashobora guhinduka bitewe nawe ubwawe, ubuzima ubamo cyangwa umushahara wawe uko ungana.
ihame nuko mbere yuko ugira icyo utangaho amafaranga icyo ari cyo cyose ugomba kubanza kwihemba. Itandukaniro riri hagati y'abakire n'abakene riri mu kumenya iri hame ndetse no kurikurikiza. Igihe cyose amafaranga yawe ashira mu kwishyura abandi, ntaho uba utandukaniye n'umucakara w'abo bantu uba wishyura. Igihe cyose amafaranga yawe ubonye ashira mu kwishyura ibyo wariye cyangwa ibyo wambara cyangwa aho uba, ntaho uba utandukaniye n'umucakara, kuko nawe nibwo buzima bamo. Kora cyane ubundi amafaranga ubonye ubanze wihembe mbere yuko uhemba abandi. Ihame rya kabiri cyangwa isomo rya kabiri riravuga ngo ntugomba kubaho ubuzima burengeje uko winjiza. Iri hame rigendanye no gukontorora uburyo ukoresha amafaranga yawe. Niba ushaka gutunga amafaranga ukoresha ntagomba kuruta ayo winjiza. Nk'urugero, niba winjiza ibihumbi 10 ku kwezi, ntugomba na rimwe gukoresha amafaranga arenze ibyo ibihumbi 10 ku kwezi. Ntugomba gukoresha amafaranga arenze uko winjiza. Ibintu byose tugura iyo tubonye amafaranga siko biba bikenewe. Ibyinshi usanga ari ibyifuzo byacu gusa, ariko ntacyo byongera ku buzima bwacu cyangwa dushobora no kubaho tutabifite. Aha birasaba kumenya gutandukanya icy'ingenzi ni ikihe, ikitari ingenzi ni ikihe, igikenewe ni ikihe, ikidakenewe se ni ikihe. Kubaho munsi y'ubushobozi bwawe niryo somo. Ihame rya gatatu riravuga ngo kora ku buryo amafaranga gukorera. Amahame abiri abanza twaganiriye nagufasha kugira ngo ubashe kubona igishoro, ubashe kubona amafaranga. Umaze kubona amafaranga, kuyabika gusa akabaho si byiza, ahubwo ugomba kuyakoresha mu bintu byunguka kugira ngo abyara andi. Mu gitabo umukire wambere w'ibabiloni cyangwa The Richest Man in Babylon, Arikade avuga ko ugomba gushora amafaranga yawe mu bintu ufiteho ubumenyi. Urugero, niba ushaka gushora amafaranga yawe mu bworozi bw'inka, ugomba kuba ufite nibura ubumenyi bw'ibanze ku bworozi. Niba ushaka gushora amafaranga yawe mu bucuruzi, ugomba kuba ufite ubumenyi bw'ibanze mu bucuruzi. N'ibindi bintu byose ushobora kwifuza gushoramo amafaranga yawe. Bitari ibyo ushobora guhomba ntumenye uburyo amafaranga yawe yazimiye. Buri giceri cyose cy'amafaranga yawe ugomba kugishora cyangwa kucyemvestinga, inyungu ubonye nayo ukayemvestinga. Igikurikiraho nuko amafaranga atangira kugukorera akaba umucakara wawe. Wa mucakara akabyara abuzukuru, akabyara abuzukuruza, bose bakagukorera. Hari ibintu byinshi byo gushoramo amafaranga ubundi ukunguka wowe wiyicariye. Arikade atanga nk'urugero nko kugura ubutaka, inzu n'ibindi. Icyambere nuko ugomba gushaka ubumenyi bw'ibanze mw'ibyo bintu ushaka gushoramo amafaranga yawe. Uyu munsi tuganiriye ku masomo 3 y'ingenzi ari mu gitabo umukire wambere w'ibabiloni cyangwa The Richest Man in Babylon. Ni igitabo kiza cyahinduye ubuzima bwa benshi, nawe cyagufasha guhindura ubuzima bwawe. Nizere ko wungutse byinshi. Ubutaha tuzakomeza n'amasomo cyangwa n'amahame yandi ya nyuma ari mu gitabo The Richest Man in Babylon. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like na share. Ibyo byose ni inkunga ubuha Soma Top Books. Mwakoze kubana natwe, Imana ikomeze ibarinde.